Reka twongere tubahe ikaze mwe mwese mudukurikiye, twizere ko mumeze neza cyane, abari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda mwese tubahaye ikaze. Muri kumwe nanjye Ange, hanyuma iki ni ikiganiro cyacu ndetse cyane cyanyu My Story My Testimony. Uyu munsi rero ndashima Imana ko twongeye tukaba twagarutse turi kumwe na couple nziza mwakunze muri benshi, mwishimiye cyane. God bless you all. Hanyuma turashima Imana ku bwa Sam ndetse na Deborah, nibo twongeye kugarukana nabo kugira ngo twongeye tuganire nabo mu gice cyacu cya kabiri. Mwasabye muri benshi mubaza ati story irangiye gute, ko mbona story itarangiye, niyo mpamvu tugiye guhita duhera n'ubundi aho twagize gute twarangirije. Ariko mbere yaho Deborah, amakuru ni meza. umeze neza? Meze neza. Aha, ngaho banza turagize Imana. Witeka Mana nziza, turagushimiye. Tugushimiye ko wongeye kuduha aka kanya keza ko kongera guterana tuvuga ibijyanye n'ubwami bwawe. Turagutumiye muri kino kiganiro. Reka mwami wanjye ibyo tuvugira aha ngaha bizahindure benshi kandi byigishe benshi, natwe ubwacu biduhindure. Mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye ikaze, nubane natwe muri byose. Amen. Amen. Murakoze cyane. Hanyuma mumeze mute rero? Sambu mumeze neza? Ni sawa Murashima Imana cyane. yego, kubera feedbacks nabonye nyinshi kandi nziza, abantu bavuga ati ba bantu batwubatse mu by'ukuri batubwiye ibintu byiza, niyo mpamvu nifuje kongera kuganira namwe. Imana ihabwe icyubahiro Yego. kandi nabo turabashimiye. Hanyuma ubushize twasoreje aho twari turi kuvuga mugeze muri 2020, hari umubyeyi wari witabye Imana, bituma mariage yanyu itinda. Yego, aho ngaho niho rero tugiye gusa n'abatangira ikiganiro cyacu, hanyuma tuze gukomeza n'ibindi bitandukanye turi biganire uyu munsi wa none. Buri gihe duhera muri fitesi yo hejuru. Ntabwo duhera hasi, ntabwo bijya bikunda. Amanje. Oya, guhera hasi twarakubujije. Ariko ni n'isezerano danga abantu biringira Uwiteka ngo bazaguruka nk'ibizu. Umva hejuru Nicyo cyanditse. Yego. Murakoze kuri kaze muduhaye. Yego. Rero dukomereje aho twari tugesheje. 2020 watubereye umwaka ukomeye. Yego. Abantu banyumva barambabarira narwaye akagripe. Hari ukuntu nyine ijwi ryahindutse ariko sava. Yego. 2020 twagize ikibazo kwa gatatu mpfusha umubyeyi. Umwe nari nsigaranye w'umumama. Yego. Na madamu nawe apfusha papa we Mu mwaka umwe. Nje ni mu kwa gatatu, iwe ni mu kwa 9. Yego. So rero urumva ibyo twarimo dutekereza byahise biba postponed. Urumva ngiyewe si byari binegeranye. Ngiyewe numvaga nibura 2020 nubwo napfushijemo umubyeyi mu kwa gatatu, ariko numvaga ntacyo bintwaye muri December gukora ubukwe. Just kugira ngo hari igihe Satani ashaka kukubabaza, nawe uyu muhaye room arakuprofita. Navugaga rero nanjye yankubise ababaza, nanjye reka mukubita ababaza. Niba yatwaye umubyeyi nanjye nzane icyiza. Bibiliya iravuga ngo ikibi cye kukunesha, unesheshe ikibi cyiza. So rero mu gihe turi tangiye kubishyira mu mutwe no kubitegura, muzehe data bukwe nawe aba yitabye Imana bitunguranye, bituma rero dusubika tuza kwisanga dukoze ubukwe 2021 muri December. Nuko nguko byagenze. Hanyuma Deborah mugeze mu rugo, ubukwe burabaye rwose, burarangiye, wa muntu mwakundanye mu buryo butunguranye. Ngeraho ubukwe bwiza. Ntiwemere kuvuga ngo ubukwe, wongereho bwiza. Ako kantu ni sawa cyane uri kunyongereraho. Bwiza cyane. Ariko hari ubukwe butaba nka bwiza cyane. Ariko ubwanyu bwari bwiza pe. Bwiza cyane. Yego, mukoze ubukwe bwiza. Banyihanangirije. Mukoze ubukwe bwiza. Hanyuma Deborah, ukigera mu rugo, hari ukuntu umuntu agera mu rugo ugasanga wa muntu babanye mu by'ukuri bakiri abafiance bakundanaga pe, yewe hari na parti imwe atakwerekaga. Ni iki kintu cyakugoye noneho mukinjira mu rugo rwanyu kumva urugo se, hanyuma mbwire mama ko nigarukiye mbigenze nubwo Sam wamukundaga cyane,
nubwo wari wamwemereye ariko ni ikihe kintu cyakuruhije? Ubu turi kugira abantu inama hano ko bikomera. yego Ntabwo navuga ko cyari kigoye cyane ariko kiranagoye mu gakeya. Urumva Samu ni umuntu uri church based cyane. yego Ni umuntu yari ameze nk'aho umwanya we munini awumara muri church. yego Ni byiza nabyo ndabikunda kuko nanjye ndabikunda cyane, yego ariko nawe byaramutunguraga. Mm. Ndibuka umunsi dukora ubukwe, umunsi bukeye twaraye dukoze ubukwe, yego twararyamye dutinda kubyuka, noneho akajya yibaza ati ni njyewe uryamye ku cyumweru. Ntabwo ashaka kwibimbisha ko nyine yasiba amateraniro. yego Ntabwo ari ibintu ni ibintu yisanzemo akabona ko bimutunguye. yego sanganya siwe warose banza kwa mbere bajyaga practice, siwe warose kwa kabiri hagira ngo ajye kuri church. Nyine yumvaga we kuri we yumvaga yatinze yego. Noneho n'ubundi buzima busanzwe gukundana n'abakozi b'Imana nyine niko bimera. yego yari kuri church, atari mu kazi ni kuri church. yego Ibyo bintu nyine byabanje nko kunguramo gato, kwa kundi ubu uri wenyine iyo mu gikorwa uri wenyine, ufite n'agakonje utegereje ko ubwo ava mu kazi direct aza mu rugo. Rero uwo muntu ntabwo namubonaga, yabaga ari aho ngaho sinzi ngo, ariko ni byiza nuko nyine bigorana uko iminsi igenda iza niko ngenda mbyumva. Ariko mbere numvaga nyine ibintu se bizashoboka. Urumva full time niba atari mu kazi, nanjye bwanjye niriwe aho ngaho, we niba yiriwe mu kazi araje vuba vuba ajya kuri church, rimwe na rimwe akanakomerezaho na veye. Ariko yabimbwiye, ariko rimwe na rimwe ntabwo byari ibintu bya buri munsi, byari rimwe na rimwe. Ariko nkibaza se ibi bintu ni gutya bimeze. Ndumva ari icyo ngicyo cyangoye, wenda tukibana. Ikindi wenda cyangoye ni ntabwo ari umuntu wa breakfast. Ni umuntu udakunda breakfast. Rero ibyo bintu twisanze nta breakfast iwacu dufata kubera we. Urumva ko mugikora ubukwe mufite ibintu byose, nkakora breakfast. Si ibi ngibi wikoreye ntabyo yamenye, ntabyo yarazi, ntabwo yari abimenyere. Ubwo twisanga se breakfast iwacu ni amateka. Ariko tugenda tubimenyera uko abana baje, tumenya ko ni nk'ibyo bintu urebye byangoye cyane. Mbese Debo, wowe ko wari umenyereye breakfast mu rugo, ubyuka wifatira breakfast, icyo gihe wabigenza gute? Waragenda ukayifata wenyine, nawe wageze urayireka? Byagenze bite? Yageze aho nyine, urumva breakfast ntago wayireka kuko narayikoraga. Urayifata cyangwa ubwo nyine sinzi uko biri bugenda, ariko byaje kugera igihe nyine akajya yifata, akavuga ati iyo nafashe breakfast ntago ndya saa sita. Ntago ari ibintu yari amenyereye. Nanjye byaje kugera igihe birangira mbaye nka gutyo. Ntuyikore nyine, nta breakfast dufata. N'ubu ntayo twafashe. Nisanga wenda nayifashe ku kazi, ariko mu rugo gufata breakfast twabimenye, n'ukuri breakfast twabimenye ari uko haje abantu. Wow, Sam bite kese none bamuzamera. Sa nk'umuntu umaze gukora ubukwe, ugeze mu rugo ati kwa kabiri ngiye kuri church, mu by'ukuri wumvaga bimeze biti? Ni ukuri koze kw'Imana numvaga nkumbuye ku rusengero. Yego. None se n'ubundi niki cyari gutuma ahubwo ntakumbura? Iminsi 3 umuntu atagera ku rusengero, ukumva mbese numvaga nkeneye kujya gushima Imana ngo ndebe n'abantu badutaye ubukwe. ahubwo wese uwo ugezeyo ntibakoje ati se murajyayo? Barabimbajije kuri hano habaye ikisi nishikisi kuri hano niki. Yego. Yese nkabwa niki murebe ubwo mureke inabe ubwo we iki ntari nihagararaho. Yego. Ariko mu by'ukuri nyine ni bwa buzima abantu baba mu nsengero tuba tumenyereye bwo kwibera kuri church. Ntose kari mu buzima bwanjye. Ngewe nakundaga umupira, n'ubu ndawukunda. No mu gahinda k'ibyaraye bibaye nijoro. Uri ku Bwongereza? Uriya mugabo ngo ni Tusheri. Gusa Imana imubabarire kabisa.
yakoze amanyanga mabi cyane aduteza abagabo bamwe na bamwe ariko it's okay. Rero mbere ya church ngewe mbere yuko njya mu bintu bya church cyane nari umuntu wicecekeye wikundira umupira. Rero aho nziye mu bintu bya church bitewe na nisezerana ababyeyi bagiranye n'Imana bambyara niho hantu mba. Ntabwo wantandukanya na church ngo bikunde, nta kintu wampa ngo kindutire church. Rero n'urugo rwari rwiza kandi twari duturanye na church. Kumara rero kuresista samedi niho mpaherutse. Dimanche ntugiyeyo nkurikiranye online. Kuwa mbere ndifashe singiye. Kuwa kabiri none ngo reba amateraniro. Navuze ni oya ndagiye zikamwe zitahanye. Uburagiye ngere y'abantu bose ya uri kuri hano bashaka kunsubiza. Ako nyine nihagarara ariko Imana yabikoresheje. Hari umumama twahuye tumaze gukora ubukwe nyine uwo munsi naje ku rusengero kwa kabiri. Arambwira ati yo Imana yanjye Samu namenye ko wakoze ubukwe mbabarira sinabutashye. Kandi burya mu bukwe mbibwire n'abantu n'umuntu utaramutaye ubukwe ujye urinda ujye ureka kwisobanura kandi n'igihe batazi ko waje cyangwa utigeze unagiye. Ntabwo ababyeyi babimenya. Ntabyo babimenya. Arambwira ntabwo rwose mbabarire sinabimenye. Mbabarire hari udufagitire ndi gukurikirana ntibaranyishyura. Yavanyemo $200 ibaze arazimpa ngo ni intwererano nagomba kugwa. Ubwo yo ntajya gusenga kwa kabiri ujya ariko natanye $200 uwacu ambonye araseka avuga ati uko byagenda kose nta kibazo nagiye gusenga nyura $200 umuntu wa mbere kubera kumvira Imana gusa no gukunda amateraniro. Niwe muntu wa mbere ugiye gusenga agatahana amafaranga barayasiga nyuma y'ubukwe nyuma y'iminsi umuntu akoze ubukwe. Hanyuma rero hari ukuntu Deborah yatubwiye ku bijyanye na breakfast. Nari nzi ko mwabwiye ntabwo twabwiwe kwibagirwa hano ntibibamo ariko Mana iyo breakfast watumye umwana avuye mu rugo yifatira breakfast wowe uraje ibi byose ukubise hasi sa biti. Umva Deborah ni umunyamugi genda umunyacyaro. Rero urumva ni ibyo bintu bibiri. Ariko breakfast ngiye nakuze ntayo mbona honestly. Bivuze ko nta niyo nanitse okay so kuvuga mu rugo bari kuyibura ariko kubera kumenyera kuzinduka twari bakuru ni mu bana batoya mu rugo. Breakfast rero iyo twashaka kuyifata twararyaga ariko na kenshi no kuzinduka umuntu agenda abantu bakuru rero nta muntu uretse yirebaho. Rero no ku cyumweru tukazinduka tujya mu musengero bya breakfast bimvamo. Noneho kandi ngiye mba sinkunda kurya buri mwanya nashaka nige gake ariko ndiye kabisa numva ko ndiye. Noneho rero breakfast kuyifata byandi byose batekera mu bageni uraryamyaho nta kintu wakoze numva ko binaniye. Ndabwa rero nkabona ko turaryama turarushye. Mbwa rero ibi ntabwo uzabivamo. Nundi ni ngewe uzabubyuka ngo uyikorere ngenda kubohoye uryama uruhuke tugende mu kazi. Ariko ku kazi kabo barayifataga. Niyo mpamvu nanjye nakomeje kumuca intege kugira ngo nibura ajye aryama aruhuke. Mu gitondo abamama murabizi ko mufite ibitotsi mu gitondo ndavuga se umuntu azajya abyuka arwana n'amaketo n'ibiki ngo ni ngewe kandi nge simbikunda wafite ahayifatira. Icyo rero kiramfasha ariko kandi mu buzima busanzwe sinkunda breakfast. Nkunda kurya saa sita ahubwo niyo nijoro nabireka ariko saa sita nariye neza nkahaga. Hanyuma Deborah hari ikintu utavuze ariko tuzi kuri Samu abantu bazi Samu cyane cyangwa se niyo mwaba muhuye bwa mbere muvuganye gatoya ikintu cyembere Samu tumuziho agira ubuntu bwinshi cyane ku buryo ashobora kuba nayo $200 buriya impamvu yayatahanye nta muntu bahuye ngo ahite yamuha. Wowe icyo kintu cyo kujera Samu n'ukuntu ateye imiterere ye imeze gutyo Deborah ukijera gute kugeza n'ubu ngubu?
Okay. Sam nyine nk'uko ubivuze ni umuntu w'abantu, yego akunda abantu, agirira impuhwe abantu, ni ibintu nyine nanjye twashakanye ariko mbizi, yego kuko ega nawe narawukugiriye. ni umuntu wa undi nyine ushobora no kugenda mu muhanda nuko nguko twasohoka mu muhanda yabona nk'umwana akamugirira impuhwe ati fata nimero yanjye. yego story nyivuge oya urayivuga Deborah iyo story ivuge numva tugikundana kuko nyine avuze yego hari abantu nyine aho yakoreraga urumva yahuraga n'abantu. Umunsi umwe yakoreraga ahantu nyine bari kubakira umuntu ahabona abana nyine ubona ko bari atari muri kondisiyo nziza, nyine bari mu buzima bubabaje bw'ubukene. Ababyeyi babo nabo bibera mu bindi basinda, yego ari ibyo ngibyo nyine ari abantu ubona ko nyine badafite umuntu. Noneho abo bana akajya babwira ati rero mwege nimuzajya musonza abo umubyeyi wabo. Urumva twashakanye mbizi ariko nyine numva ari nko kwa kundi ushobora guhura n'umuntu ukavuga ati reka mwifashirize abo umubyeyi wabo gutya, avuga ati ni mwe ikibazo cyose muzajye mumamagara. Nabyo iyo character ndayikunda kuko akunda abantu pe, agirira abantu impuhwe. Urumva abo bana rero buri munsi tukajya kumva ngo alo ngwishyura ibi ngibi abana basonza none ngiye bwa mbere urumva abana nabaye anje we byari bimozeho nari mbazi abana nari mbazi ariko bakamuhamagara ati tugiye kuburara kubana byari binkozeho twendaga gukora ubukwe noneho mama wabo ni umuntu nyine utarakizwa umusinzi aheka akana. Umuntu wese iyo yamwumviye impuhwe nyine arirekura. Noneho mama we nta mikino yari afite, yaje yarakuri Zion ku rusengero twenda kubana n'uwacu ahetse akana. Noneho ubwo kataragise oya karake gato yebo abo ngabo twakoranaga nyine dufashanya bari bakuru. Noneho wenda nshaka ndavuga izina ryo ko nta muntu umuzi aza gusenga, kumbi nyine wumva ngiyewe nabikoraga muri forme ya evangelisation. yego bona evangelisation yuzuye ni bwira umuntu Yesu ariko ikanagira ibikorwa. yego noneho rero umumama nkanababwira itorero ryanjye kameme wumva niba umuntu umubwiye Yesu azakenera aho akurira niki. Harimo wenda bamwe bagiye bazana Zion. none umumama araza asa nabi umwe waborewe niba yaravuye he ahetse akana za Zion, akaba yarazi ko agire gutya arambona muri korali muraza turangiza amaterano arambura ateza akavuyo, ndashaka Papa Clever Papa Clever no ngo arimba muri Azam. Numva akavuga ati buriya nagahungu kagaforoderi ko muri Azam kateye induramo. ye baba we ngo aririmba mu korali. Yari yambonye mu rusengero ngiyewe ntabwo nari ko yaje ariko avuga ngo uri n'imbere ubwo ntabwo utarakubona. Mu by'ukuri icyo kintu muri Zion baramubwira ati hari umuntu gusha akajya dekriva atsimva hano ntabonye Papa Clever ibaze basanga ari ngiye Papa Clever kandi bivuga ko ufite ubukwe ariko vuba urashyushye. yego none uyu sheri wanjye none akayambaza mama ko ariko kwita Papa Clever ndamujya kumusobanurira arabyumva ariko hari gushya. ntago nari expecting ko nyine hari ikindi kintu kuko nari mbaza mu bana nari mbazi ko bitwa na Clever nabishirira yarabishiriraga nyine bari bamugize nka papa wabo kuko nyine niwe babonaga ko ari papa wabo. Papa wabo ntago yari ahari, ntago yari present, ntago yabitagaho yabagaburiraga nta kintu kimwe bakoreraga. Rero uyu nguyu niwe iyo wasonzaga niwe bamuhamagaraga, iyo wajyaga ku ishuri na teacher bakamuhamagara ati se kutarishyura minerval. Urumva nuko nguko byari bimeze. Rero
ubwo rero uwo mumama nawe iyo yashakaga amafaranga aramuhamagara ati ngo kugira ngo nyine amugitere mu wagamuga ati papa Clever yego hanyuma Deborah nyine ubwo buntu cyangwa iyo miterere ya papa Clever iki kiganiro ntikiri burangire ariko marabizi Yesu we iyo miterere ya papa Clever uyifata ute uyihanduringa gute imiterere ya papa Clever naje kuyimenyera mbere urumva nibaza ese ibintu ni ibiki urumva ariko nabikigutungura ubu iyo utarabana n'umuntu nyine ubu muzi ko ari umuntu mwiza akunda abantu kuva ari ibintu nawe ukunda ahubwo ukumva urabikunze kuko nari mbizi ko ndabyibuka ko tunaririmbana kera muri korali yajyaga niwe wakoraga icyo gihe yakoraga niwe wari ufite akazi akageza twese akadukoreza ikarita ya bisi twese icyo gihe bisi ntabwo yahendaga ari nka 200 ubwo twese tugatonda umurongo akadukorezaho nyine nubwo nari mbizi nari nzi ko ntabwo ari ibintu yari yadukanye vuba nari nzi ko ni ibintu bye nyine yego byatabanje kujya rimwe hari igihe byangoraga hari igihe wenda nk'iyo byangoraga wenda tuvuge turi nko muri crise n'urugero ariko ntabwo ari ibintu navuga ngo byangoye cyane kubijana kuko nari muzi ntabwo ari ibintu nyine navuga ngo ni ibintu akora buri gihe ni character ye ariko ntabwo ari ibintu akora buri gihe gusa amenya uko nabijera amenya uko nabijera yego ariko mbere urumva iyo mu kibana hari igihe nyine bose ibintu ni gutya bizahora ariko ugera ukabimenyera kumva ari ibintu ntabwo navuga ngo ni ibintu nyine bihoraho ni ibintu nyine biza nyine gutya ukazenerwa gutya yego hanyuma dukomeje rero n'ikiganiro cyacu turacyari kumwe na papa Clever ndetse na Deborah hanyuma tugiye kugera ku kindi gice twakwita ko ari icya kabiri tugeze mu rugo ubukwe burabaye abantu baradusuye birarangiye noneho mugize n'amahirwe noneho Imana ibaha umugisha mugeze muri etape y'urubyaro yego ubwo tugeze muri parenting mu yandi magambo ese Deborah uyu munsi ni wowe uri bukore cyane yego parenting hari ukuntu usanga abantu umudamu usanga ari nkaho ari we usa n'uwita ku bana cyane ari we bireba kurenza undi muntu ari we wese ugasanga yaba mu gutwita turabizi agera mu bihe bitaba byoroshye amajoro adasinzira amajoro arara rwose ubyanze ibyo bikavaho noneho wagira gutyo ukabyara n'umwana hari ukuntu bakunda kugira ngo ni icyo mu nda nacyo kikagutesa ese wabijiraga gute ese umukunzi wawe Sam icyo gihe yagufashije mu buhe buryo tukiri aho ngaho turacyari ahantu hatoye ubu turatangiye parenting nk'uko bivuze parenting ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye ku babyeyi bose bajya bavuga ngo nawe ubwawe ubuvutse ubwo umwana avutse nawe ubwawe nyine ubuvutse verisiyo yawe nshyashya ibivutse yego verisiyo nawe utaruzi iyo kapasite utaruzi ko wifitemo nawe ibivutse kubijera urumva twege nyine urumva byari mu minsi ya mbere birabavuna kuko ntabwo muba mubimenyereye nk'uko nguko umwana kubyuka no kuryama schedule yiwe ibi bigorana ariko ikintu nge namushimira pe yego mushimira niba ari ikintu yanyoroherejemo muri ibyo bintu yego kumfasha abana ntabwo yigeze ntabwo ari ukubeshya kuko turi kuri kamera abatuzi barabizi ko akunda abana pe yego ni ikintu yamfashije wenda nicyo kintu nanjye mvuga mushimira pe ndamushimira cyane kuri icyo kintu yaramfashije tubinywere fata amazi mu binywere ibyo bintu birakomeye cyane gushimirwa n'umudamu ibintu bitoroshye
ndamushimira pe kuko niba ari ikintu nanjye ubwanjye nzi ngo cyamvunye ni ukwibona nyine muri parenting kurera ariko ndabizi ko yajyaga ava mu kazi ananiwe yego avuye kuri caca ananiwe rimwe na rimwe nanjye ubwanjye naniwe yego nkamubwira ati mfasha abana akaba yamfasha umwana nyine akamuzengurukana afite ukuntu we azi no kurera abana neza ariko nyine atari ibintu gusa nawe ntabwo ari ibintu nyine azi ngo avuge ngo ni umuntu wasigira umwana umwanya munini hoya ariko muri kakahe nabaga mukeneye naramubonye pe naramubonye kuri parenting aho ngaho rwose navuga ko yaramfashije ndamushimira cyane pe cyane hanyuma Sam wowe ubundi si abagabo benshi babikora kuko abavuga ati ndananiwe mvuye ku kazi ndarushye ndashaka kuryama kugira mu gitondo mbyuke kare nanone njye ku kazi wowe izo mbabazi cyangwa se izo mbaraga wazikuraga he zo kuvuga ngo okay nubwo mvuye ku kazi naniwe reka mufashe kugira ngo tubashe kurera abana bacu neza mbese dufatanye urugendo rwo kurera abana murakoze navuga ko ari ubuntu nagiriwe yego ubundi si kamere cyane y'abagabo muri kamere y'abagabo twanga ibintu biturambira kandi abana hari ukuntu bamera nk'abarambirana ariko ni ubuntu nagiriwe ariko icya mbere nabyaye mbishaka noneho Imana hijya kunkorera umuti umvugo y'abubu impa umwana w'umuhungu wa mbere kandi ko navutse ndi umuhungu njyenyine namubonagamo muri both sides nk'umwana wanjye ariko nka petit frère yego mwa papa navutse ndi umuhungu njyenyine mu bakobwa bane yego mba rero nabyaye mbishaka kandi rero none no muri kamere none simpuwe nerekanaga ku bana b'abandi iwanjye ho byagombaga kuba hatari kandi none ikindi cyo cyanamfashije ni ukukurikirana hari ibiganiro biba muri Zion byitwa Afrika Haguruka n'ibiterane plutôt si ibiganiro rero hajya habamo ibiganiro ku misozi 7 ariko hakabamo n'umusozi wa famille rero nabyo babyigishagamo parenting ariko nkagira n'abashiki banjye bo bantanze gushaka ni abantu bo bavuga baganira cyane bagenaga biganira no gufata n'ibyo biganiro byo muri Afrika Haguruka bakisha parenting bikakubitana n'ubundi ko nsanzwe nikundira abana byose byaramfashije hari kosa abantu babyaye vuba bakunze gukora ariko cyane rigakorwa n'abagabo reka ndasaba abagabo bagenzi banjye ibibombe ariko nibyo gutanga ubuzima si ibyo kubica gufata ikosa rya mbere tutakoze ni ukuvuga ngo madamu afashe icyumba cye ngo arabamo ngo ajye araramo ngo yirirwemo amezi 3 ni amakosa uziko abadamu benshi barwara depression mu gihe cyo kubyara yego cyane noneho umuntu ubyaye bwa mbere kirazira mbwire abagabo bazadukurikirana cyangwa n'abadukurikiranye muzi ukuri gufata umudamu wawe ubashakanye iyo abyaye bwa mbere njya mbona ko ibonsa amabere akabarya cyane ibyo narabibonye sirtu nko ku mwana wa mbere nawe aba ari mushyashya muri izo karitsiye umugani w'aba bandi aba akeneye umuntu nyine umuba hafi kubera ko iyo turahira imbere kwa pastor baza bavuga ngo tuzabana ibihe byose none se ko akubyariye umwana none ukajya kumuraza wenyine yego urumva atari ikibazo ngere icyo kintu mu nzu imwe ariko ntabwo muri mu cyumba kimwe none se umuntu muri mu nzu imwe ariko mutari mu cyumba kimwe ajya avuga ibintu ntunumve ntabwo wakumva mu by'ukuri kandi twese tuba tunananiwe rero ngewe icyo kintu Imana yarakimpaye ni ubuntu nagiriwe si ukuvuga ko ndi umukiranutsi si ukuvuga ko nkurikirana ibintu bya caci kurenza abandi ni ubuntu nagiriwe bwo kumva icyo kintu mwumvira impuhwe niba umumama wabyaye aba akeneye umusukira igikoma umwana aronse umugongo nturakomera aba akeneye umuntu umucanira itara aba akeneye utuntu twinshi rero ngenda ndavuga no kugira ngo ariko na psychologically barabivuga no kugira ngo uwo mwana azagukunde iyo yumva icyuya cyawe yumva akumva aragusmeringa rero ibyo bintu nibyo nakoze
biramfasha biradukorera bituma mbyaye umwana mwifuza w'umuhungu nashakaga cyane bwa mbere n'umukobwa nawe ubundi kumwifuza ariko numvaga nshaka umuhungu cyane kugira ngo ajwe role y'abahungu nabuze muri famiye noneho ikindi numvira impuhwe madame nkuko yarampishura icyo kintu depression abamama benshi babyaye bagira depression ko abagabo tubaharira abana tukagira gutyo turananiwe gusa uwo mwana wenyine kandi ikibabaje abo bana nitwe tuba twarababahaye yego usanga rero nitwe twaba nyirabayazana ariko kandi turabata rero ibyo ngiye byaramfashije bituma niyo mpamvu bavuga ngo yanshimiye ubu ngubu tubyaye akandi kana namufasha amufasha nakamusabye yego bose babireba so rero ngo niba ashaka ko nongera kumufasha yego abyemere nyine nongere mufashe abirebeho cyane ariko mu by'ukuri nta cyiza nko kuba mu rugo si uko turi imbere ya kamera yanje ariko ngira intege nke zindi nk'umuntu ariko mu by'ukuri niba hari ikintu ninjiyemo nshaka ni famiye kuba umuntu nyine kandi sinubaka nk'aba bagabo ba kera bazaga bumva ibi ni iby'umugore none se umugore ni uwande se yego n'uwawe icyo ni icyambere rero apartiri yuko nashatse mbishaka nkabyara umwana mbishaka tukanigishwa muri church parenting byaramfashije byaranyoroheye kumufasha turabana turera abana ubu tugize abana babiri yego ariko kandi noneho n'akandi kantu navuze akazi kiwe karagoye kurenza akanjye ngiye ndikorera yego urumva rero ningiye waga mfite n'umwanya urenze uhagije noneho rero abana benshi bangiye bura ni nanjye ubagaburira ibiryo bya mbere kubera ko ngiyewe ndabangutse mu bintu byo gukora nkuvuga ngo umwana ngo amezi 6 warireho yego ku buryo yaba buraho n'ibyumweru 2 gataye ibyumweru 2 ni wese ariye yabikise yego nkamugurya nk'agatsima kakamu agasanga abana barariye atarabizi ahubwo aho ngaho niho umuntu ahita yibaza se Samu wafataga wa mwanya wo kuvuga ngo ngiye no guhindurira umwana pampers yes gakeye urumva ibyo nanjye urumva kubera ko nanjye nari umuntu wa church cyane yabivuzeho nabaga nzi ko ku mugoroba kenshi n'ubwo ku mugoroba rwose ushaka waranambuze yego n'abantu dukorana barabizi iyo ndangije akazi rwose nta handi umutima wanjye uba pe ni ku rusengero rero nanjye ku manywa na maximizaga nyine igihe mbonetse akanya cyangwa se hakaba hari ibintu nakorera mu rugo najyaga kureba abana ariko pampa guhindura umwana wawe se n'ubu ngubu rwose nabikora yego nta kwijena ku mwana wawe yego hanyuma hari ukuntu usanga abantu bubaka bond n'abana babo kera twebwe amahirwe ntitwayabonaga ahubwo wajyaga kwegera umbyaka ati egerayo urambaza iki urambwira iki ariko mwebwe nk'abantu bamaze kugira abana babiri ni gute mwubaka urwo rukundo hagati yanyu n'abana banyu kugira ngo mbese abana bakuru bavuga ati twebwe urukundo rwose twararubonye na rumwe mutabonye mwe mukiga uburyo mugomba kuruha abana banyu very tricky question ni byiza ngewe ndahera hejuru kugira ngo ngere hasi uburyo abana bumva kwanza urabanza ugakunda Imana kuko iyo umuntu atakunze Imana ngewe ntakunze Imana ntago nakunda madamu yego kandi impano ikomeye waha abana n'uburyo bakumva ko bakunzwe n'uburyo ukunda umugore wa mama wabo kandi ntago nabasha gukunda mama wabo ntakunze Imana yego burya biri automatique rero mu by'ukuri uburyo bumva ko bakunzwe ndabanza nkakunda mama wabo nk'iyo ntashye ndi kuyambira mama wabo siko bajya bafana yego mfite abahungu babiri mba nyine abahungu na nyina nawe urabyumva ariko nk'iyo ntashye bishimira nyine ko ndi kumwe na mama wabo urumva rero ubwo ni uburyo bwa mbere n'ababyeyi batwumve nta kindi kintu kandi nubwo abana bataza ngo babikubwire ko barabibona baranabisensinga kuko abana ni nacyo bakoreraho cyane kurenza ibindi iyo umubyeyi w'umugabo akunze mama w'abana abana nabo bumva ko bakunzwe bakanabyishimira ikindi abo bana naho byahereye kuva kera kubabonera umwanya yego abagabo benshi ndavuga kuri side yanjye nawe wenda araza kuvuga abagabo benshi hari amakosa dukora anje ni ukuri umuntu agafata umwanya w'akazi
ari abagabo bari serious kandi abagabo uzubona mu kazi cyane ari aba serious yego usanga ingo byaranze ntabwo ari bose sinzaterwa amabuye ariko hari abantu benshi baba seriye mu kazi bakaba excellent kabisa bakaba bagakora neza muri churches bakaba ari abantu ba church igihe umushakiye umubona ariko ukibaza mu rugo ugasanga abana baramubuze yego nayo makosa abashumba bamwe bajyaga bakora bari barembuze ku bakozi b'Imana ariko ibyo ngibyo wenda biri kugenda bicika ugasanga umuntu yabaye full time kuri church ariko akaburira umwanya abana be none abana be bakumva irungu bakagira n'icyo Satani agaprofita icyo cyuho ariko mu buryo twebwe twakoresheje nize kumanaginga umwanya w'umurimo w'Imana n'akazi n'ibyanjye n'abana yego hari umushumba umwe twigeze guhura Pastor Eric ndamusuhuje ni pastor wacu wo ku rusengero yayoboraga urubyiruko none abona madamu yaratwita umwana wa kabiri tuje gusenga ku cyumweru turi umusore bati cyurisa mwese bimeze bite akajya areba kunda nyine ya madamu nzagutumira mu rubyiruko uze kwigisha abajene ngo time management ngo kuhora hano ukora ryari ukanatera inda ryari uwo mwanya ubona ryari ibyo bintu byose bitatu rero abagabo ni ukuri twihangane tumenye akazi ujyamo yego mu by'ukuri nurwara ibyumweru bitatu nta sick leave ufite bazakwirukana bazabanza bagutume iretere ya explication nuyibura bazakwirukana kandi buri bwakeye bakwirukanye bazaba bashyize umwanya wawe ku isoko rero abagabo ayo makosa ndi kuvuga ku ruhande rwanjye ntabwo arivugira ayo makosa abagabo turayakora yego tukaba abantu beza hanze ariko mu nzu tutari beza none abana bakatuburira umwanya ugasanga byari kuba bibaje iyo nkorera nk'ibyo bintu abo bana twahoze tuvuga ariko abana banjye utabitaho nari kuba nafeirinze rero abana banjye bumva ko bakunzwe kubera ko nababoneye umwanya n'ubu nawe n'inshuti zanjye kuko ikintu narwanyaga cyane abana b'abahungu ubundi bakunze gukunda mama wabo cyane rero urukundo rw'abana twebwe abagabo abamama abana urukundo rw'abamama n'abana ni automatique ariko twebwe abagabo turarukorera rero umubyeyi w'umugabo nudakorera urukundo rwawe n'abana ushobora kuzasaza nabi ngiye nzasaza neza kubera ko abana banjye nabemvestishemo urukundo a partir y'ibirayi na kawunga bakunda kawunga a partir y'ibindi byose naba ariko umutima wanjye barawuzi imitima yacu iratashe niyo mpamvu uzasanga ababyeyi bamwe benshi uno munsi babayeho nabi nko mu cyaro yego nubwo turenganya abana nabo b'abaforoderi bo muri no minsi bataza basura ababyeyi babo nko mu cyaro cyangwa ahandi cyangwa ngo banabahamagare ariko akenshi usanga umubyeyi atarakubwiye amagambo agukomeretsa ariko ataranakubwiye ko agukunda imitima yanyu ikaba nyine idafite bondi rero njye ndi mu bantu bazasaza neza kuko abana banjye nabahaye umutima wanjye umuntu wahaye umutima n'ibyaho byaba bifite ibyo ni automatique rero bazajya ntago bazanyirengeza bajya bavuga bati musaza mu cyaro bamuhamagare banzanire neza abana banansure ndi kwibona nashaje meze neza cyane abana bagukunze cyane Deborah ibyo bintu Sama tubwiye yuko abana we rwose bamwiyumvamo kubera uko yabyubatse ni ukuvuga ngo byatangiriye cyagiye n'ubundi bakiri batoyi yego ibyo bintu wowe niyihe namugira ababyeyi batajya bahamwa abana babo umwanya bagifite mbese ya mentalite ya kera yego kandi ari abapapa bakumva nyine abana nk'uko bakunze kubivuga ngo abana ni abanyina icyo kintu ni igiki ukibona uti murakoze asoje neza aravuga ngo yakoze investment mu bana be yego nanjye iki kintu nicyo navuga ni investment abana burya nyine n'ukwashoramo reka mvuge gutyo mu kinyarwanda umwana nyine iyo wamushoyemo natwe ibingibi dufite ibyo dufite natwe ni imbuto zakuriye nyine mu byo baduteyemo yego ubwo rero abana nyine ubateramo iyo mbuto y'urukundo twabateyemo kubabonera umwanya kuba duhari nyine tukaba turi perezida bakatubona ntabwo nibaza ko ibibazo byinshi bihari wenda navuga mu rubyiruko cyangwa mu rubyiruko mu bana
ni ukubura abana benshi bumva ko baburira nyine barekrama kubura umwanya kw'ababyeyi. yego Ababyeyi ntabwo bababoneye umwanya mu gihe bari banawufite cyangwa mu gihe bari bafite capacity yo kuba bawubaha. Naho ngaho bitangira bakiri batoya kandi umwana buriya naje gusanga nyine icyo umwana icyo umuremyemo nyine nicyo nawe agendera hanze. Niba waramweretse ko nta mwanya ufite, genda muri televiziyo, genda kuvugana wenda n'abandi bantu baba muri urwo rugo. Ibyo nyine nibyo umwana agira nk'aho ariyo comfort zone yiwe nyine. Nibyo agendamo, nibyo ajya guhugiramo kuko nyine nibyo wamweretse. Wamweretse ko umwanya uri mu rugo, ndi busy, ndi mu kazi, ndi busy, ndi kuri telefone, urahari ariko ntuhari. Ibyo bintu nyine ababyeyi dukunda kubigira. Yego. Natwe hari igihe byatubayeho wenda tukaba duhari tuje tuvuye mu kazi, ntago twiriwe mu rugo. Yego. Turaje wenda agiye kureba match, nanjye wenda ndi kuri telefone gutyo, tukisanga ese turahari mu rugo ariko ntiduhari. Yego. Abana mu by'ukuri ntibatubonye. Ntago batubonye, bari mu bye. Tuvuga ibintu ntago ari byo. Ntago byadufasha umwanya munini ko ibyo bintu twavuze ati niyo twavuga ati wenda tubaye akanya ka televiziyo. Yego. Aho turabarimita tukavuga ati iki gihe reka tukirimite, noneho natwe ducreate ama-activité yo gukorana nabo. Tukabigisha indirimbo, twe iwacu turabikora. Tubigisha indirimbo, abana bacu bazi indirimbo. Cyangwa wa mwanya twabaherezaga katuni tukaba twashiramo indirimbo, ahubwo tukabyina, tugasirimba, tukabigisha ijambo ry'Imana kurifata mu mutwe. Ni batoya, umukuru ajya kugira imyaka 4 ariko twarimufatisha mu mutwe. Icyo kintu nicyo ngiye nize. Nicyo kintu nize nkavuga umwana niba ku ishuri bamufatisha recitation akayifata neza, kuki ntamwigisha ijambo ry'Imana? Nicyo kintu, cyangwa ntamwigisha ikindi kintu, indirimbo. Rimwe na rimwe tukabona ko turi kurgora ubwenge bwawo, capacity y'ubwenge bwawo tukabona ni ntoya. Rimwe na rimwe akaba yambwira ko nawe uri kumwigisha ibintu byinshi, cyangwa nanjye nkavuga turi kumwigisha ibintu byinshi, ariko abana buriya barafata. Yego. Umwanya wose wahaye umwana icyo umwigisha. Njye numva ukuntu umwana wacu azi indirimbo nyinshi, azi ibintu byinshi, ibintu nyine nibyo twamwinvestishemo, nicyo kintu twamubivyemo. Rero ikintu navuga ku babyeyi b'abamama, abapapa, mube present, mube muhari nyine ku bana banyu, mubinveste, mubashore mu rukundo, kuko nyine icyo kintu nicyo kizabakuramo. Ni imbuto nyine uba uri kubashoramo, nizakura muri bo. Yego. Ndumva ari reka nongere aka buriya abana ni nk'urupapuro rutanditseho ikintu. Yego. Icyo umwanditseho nicyo gifata. Muzi ko hari story imwe twagiye gusura umuntu, ariko sindi. Yego. Hari ikiririmbo cyari cyadutse mu myaka yashize. Yego. Yoya ndavuga izina ryacyo. Kukitwaga ngo igare. Yego. None nayimenye ryari iyo ndirimbo. Uwo mwana yiririmbye se? Twagiye gusura famille kandi n'abakristo. Turi abantu benshi. Yego. Tugereyo umwana dushyiramo nyine kamemo, ari ukuntu mugera mu rugo abantu batari settinga bakabashyizemo televiziyo. Bacana umwana yatangira kurira. Ushaka indirimbo twashyira indirimbo twa gospel ngigare. No isaravuga yifata maza igare. Tero mujye sinari nyizi niho nayimenye. Yego. Ariko isaravuga tu wa mwana uransere. Igare ni ushaka mu ndirimbo zose. Ariko nyine urumva umwana ikintu wamupakiye nicyo yakira. N'igihe usanga nizo ndirimbo atazimenyeye ku babyeyi, ahubwo abo birirwana nabo nizo bahora bacuranga. Mu by'ukuri icyo kintu twebwe icyo yaravuze, natwe twagize igihe cy'intege nke. Ntago twebwe ntago turi abamarayika, n'abantu ngo tureba ntago turi abamarayika, dufite amadefo menshi, dufite ibyo tudashoboye byinshi, ariko twemerera Imana ngo idushoboze kandi tukanemera no guhinduka. Nkuko nawe wumve kino kiganiro cyangwa uzacyumva uzabyumve. Hari igihe twagize natwe intege nke, dufatwa n'umwuka wa telefone, dufatwa na kuka ka telefone. Yego. None nanjye rero kwera nikundira umupira. Nkamuheza ngo ni muri. Urumva nisanze nkunda kureba umupira. Nkigera mu rugo. Yego. N'ubu iyo nshanye televiziyo abana ugiye kureba match. Yego. Kandi nta match zidahari. Ariko icyo gihe byo birakabye. Uwacu nawe akabagiye muri telefone. Yego.
twisanga abana barimo aho hagati. Abana batangira noneho ikintu yakubonanye natwe bakazajya bafata fone zacu. Noneho kandi buriya telefone ikoze uburyo abayikoze n'aba strategy. Abantu cyane batwana bya social media bagira bimuka kwivumbura cyane. Noneho dusanga abana bacu basigaye bivumbura cyane. Ako kantu twagiye gusenga ahantu tujya dusenga amakouple. Mba narabivuze nk'ubushize ahari cyangwa no kwivuga. Pare wanjye na pare wa pare we ibintu nk'izo ngibyo. N'abandi bari proche tujya duhura tugasenga nk'amakouple. Rero tugahugurana yitwa Blessed Parents. Imana ibaho umugisha turanabasuhuje mu izina rya Yesu. Rero turahugurana ariko ako kantu twabaye challenge dusuye umwe mu rugo dusanga umwana we azi ibintu by'Imana aricara kubaha ariko twebwe dusanga uwacu ni changamoto ni hasi hejuru. Rero ibintu ntago ari byo. Imana iradufashe tuganiriza mu ubwo buryo nibwo twase tugabanya ibiri y'amatelefone. Nkakubita sinanzi ko nashobora gukubita umwana najyaga ajya afata telefone nkajya nyishira gutya kuko gahayo gusa nkafata kambambiri nkayishira ahanga imbere ye akora mu ntoki nkakubita zamuhwe Bibiliya avuga ngo ubupfapfa bw'abana buvanwamo n'inkoni. Rero kuna abavyeyi nabo borora abana umwana ugomba kumukubita ukamwereka urukundo. Numukubita utamwereka urukundo azakwanga. Ariko banza umukunda ariko unamukubite. Nanone numukunda utamukubita azaba nyine umuntu uri aho ngaho amere nk'ababana ba Eli babaye ibigoryi niko birivuga. So rero twebwe natwe tugeze kugira icyo gihe cy'intege nkeya ariko mwuka wera tugarura dushyiraho discipline. Abana bacu ubu ngubu televiziyo bayireba nukuri kandi si ibintu byuko turi kuri kamera. Dufite ikibazo cyo ubu ngubu kiganiro cy'ubushize harimo abantu dukorana iburyo duhuye bansubiriramo agapati kamwe ka episode ukumva yivugishe nk'akantu wavuze ariko social media Imana igize umugisha. Noneho umva abantu ambwira akantu nyine ngase ubwo ngo buriya koko ngo warinze ngo ushaka ngo uve Nyamata ngo madamu wawe ngatazi gato byandi twavuze ubushize ukumva nyine niho yasigaye. Rero natwe suko turi kwivuga ko turi imbere ya kamera mu by'ukuri abana bacu televiziyo no mu rugo televiziyo rwose yirirwa aho ngaho nyine niwo murongo twasetinze n'abakozi barabizi. Televiziyo nitwe tuyibereka dutashye kandi ibiraho sometimes tukanayivana aho ngaho byatangiye tuyihavana muri salo tukajyana mu cyumba ariko ntago wahora wanura ariko kubera n'umurongo twasetinze ubuntu bw'Imana ntago abana bacu bisanze badakunda televiziyo. Noneho wacu Imana imuhishurira gukora ibintu by'amaje we yize neza mu kizungu ibintu by'amaje imikino ngo gushushanya Jesse nize gardienne gukararinga nabyo nzi. Wewe rwari for ni nawo bakoresha homework. Ubu ngubu n'umwana wacu mutoya rwose w'imyaka hafi 2 azi gukararinga niyo wabimwigishije. Rero twize kwishakamo imbaraga nanjye nkiyaranja kanya gato nkabatwara ku igare tugakina umupira nibyo nshoboye ariko nawe wigiye ahantu heza agende mu bitabo. Nuko guko twabashe kumanaginga kandi abana barabyishimiye bana developa ubwenge bwabo n'ubwonko bagakura nibwo bagize amarangamutima. Umwana akakubwira akagukunda kubera ko nawe wabimubwiye wamuhaye umwana yumva akunzwe. Iyo wamuhaye umwanya mugakina niba uri umupapa ukawugize nk'imyaka 5 mu rugo nk'iyo tumaze ukaba umwana wawe nta memory afite yawe nawe muri gukina wamucuritse wamugize gute mwasimbutse ku gitanda mwasitse umva. Please niba uri umupapa wigaye kabisa wigaye kandi usabe mwuka wera gufashe kugira ngo ufashe kandi n'abana abo nabo barabikwishyura. Abana ibintu ubuzima twababeshejemo bakiri bato kuko natwe iyo dukuze biricurika. Iyo dukuze biricurika bakaturera. Ubwo rero nawe witonde cyane utazarirwa nk'uko wareze. Noneho turimo kugenda tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu amasaha ntaba ari kutwemerera ahubwo ubwo mpisengera amatsiko mu bana mufite ubungubu babiri nuwuhe iyo umurebye ubona afite umuhamagaro wawe
uwa wo mbere kuririmba Uwa cyane mbere. cyane uwa mbere yego uwa mbere ateye ubwoba ni umuyumbi Mhm. ateye ubwoba indirimbo zose arazizi yego kandi akunda indirimbo zifite nka ritimo yego hanyuma umutoya we ngiye ngo aracyari muto kubimenya nawe araririmba Mhm. ariko akunda gucuranga no gukina umupira Mhm. mu bintu kubera ko nanjye nkunda umupira Yego. numva nifuza ko umwana wanjye ntazabura mu bana nibura umwe yazakina azakina umupira kandi mu by'ukuri arawukunda kandi mbona nawuzi ubona ari Messi oya CR7 The Goat ya Degote turamuzi winganiriza nawe mbwira Messi yego hanyuma Deborah wenda tugiye kugana ku musozo ariko hari urubyiruko abajene ubu ngubu batinya gushaka kubera ubuzima bagiye kwinjiramo bundi bw'urugo bakavuga ati ubushobozi mfite ntiburi kunyemerera kubaka urugo abo bajene bameze gutyo ni iyihe nama wenda murazibagira mwembi tunagana ku musozo ni iyihe nama mwabagira kamvuge gato we aravuga byinshi yego ngaho nyumvira twebwe tujya gukora ubukwe ntabwo twavuga ngo twari dufite ibirenze twari turi hasi pe yego navuga ko ari ahitwa hasi icyo twarakoze nyine ni ukwidesida gusa tukavuga ati iki kintu nicyo dushaka ku buzima bwacu yego icya mbere nuko twari dufite vision dufite ahantu turi kujya nyine ahantu turi kugana turi kureba muri future yacu yego rero umujene utinya gushaka ngo ni ukubera ubushobozi sintekereza ko n'ubwo bushobozi uzarinda ugera utaranabugeza yego iyo aretse gushaka se bwarabubona ntabwo njyewe kuko Ntabwo nibuzi. ndabyibuka ko ibyo tugenda tubona navuga ngo ibyo tugenda tugeraho twabibonye tubana ntabwo tugize tubibona tutabana yego ubwoba bw'ubuzima twari dufite icyo gihe turi abasiribateri nta kintu na kimwe byatwunguyeho ahubwo uko twagiye dukomeza tubana imana agiye tuburesinga yego rero wowe mujene ufite ubwoba bwo gushaka ngo ni ukubera ubushobozi yego ndakubabariye cyane ndagushishikariza niba uzi ko ufite vision yo kuba washaka nturebere ngo ku bushobozi ubushobozi ntibute niyo bwanazamuka sinzi amafaranga ahantu y'abajene ajya niyo yayabona gute njyewe mbitekereza nkavuga ati ese niyo nari kubona amafaranga angana gutya nkiri umujene ntabwo nari gutekereza kuba navuga ati wenda abajene b'iki gihe bo basigaye bari advanced aho nayo mafaranga niyo yabona aratekereza akavuga ati kanjye kugura ubutaka ariko kera muri iyo myaka ntabwo watekerezaga ko ushobora kubona amafaranga menshi ngo wenda mvuge ati ngo nguze asset oya watekerezaga nyine kuvuga ati reka ngure telefone andi se ndayamaze iki nibyo ngibyo ukanayarya ugasohokana n'abashuti bawe budget ihambaye wavuga ati ngo ufitiye urugo rwawe nyine ufitiye ubuzima bwawe yego ntabwo navuga ko nta budget nari mfite ku buzima bwanjye ariko byari biri aho ngaho gusa yego ndumva ari ibyo ngibyo ngiye navuga yavuze ngo ndavuga byinshi ariko simvuga byinshi ikintu nabwira abajene batari gushaka ngo kubera ubushobozi none si iyo mudashatse ubushobozi murabubona tubyizere ntabwo ari byo ahubwo tugendere kuri ko turi abakristo kandi turi mu murongo twaharuriwe n'Imana biravuga ngo abantu babiri barakomeye kurenza umwe two are better than one biri na logical tuve no mu by'agakiza niba Nyasine yinjiza 100 nanjye ninjiza 100 bibaye 200 none se ubwo ni gute yes ni ihame niba ushaka gutera imbere ifatanye n'undi igihugu n'ikirwa kitubwira ngo amakoperative nahihera kubera ko ubushobozi ntabwo ari bwo bwubaka urugo ufite ni ikinyoma umwanzi abaho ni ikinyoma kandi kiba mu bajene ariko ni n'umwuka wa antikristo ubuza abantu kubyara biravuga muri Maraki ngo Imana yari ifite ubushobozi bwo kuremera abantu bose rimwe ariko ngo yahisemo kurema umuntu umwe ngo kugira ngo mu rubyaro rwe hazavemo urubyaro rwubaha Imana rero icya mbere bamenye ko ari distraction ni Satani bashaka kubakereza kugira ngo uhushe umugambi w'Imana ikindi mu buzima busanzwe abantu babiri iyo bahuye bagirana imbaraga biravuga ngo iyo baryamanye barashyuhanya bagasusuruka n'ibiki bakanaterana imbaraga rero
ibyo ngibyo ni ikinyoma, ntabwo ubushobozi ari bwo bwubaka urugo. Iyo aba ari ubushobozi ntabwo mba naramushatse. Narinze nkora mariage ntaragira miliyoni kuri konti. Yego. Amafaranga nari naragize mbere yuko nkora mariage ni ukuri ni 500 kandi narakoraga ariko sinzi ahantu abajya. Kandi hari n'umugisha Imana itagiha abaseribateri. Ndabihebesheje abanyumva bari hano hafi aha n'abandi bari aho muri buhurire ntago mazi, ariko nta kibazo. Nta kibazo, hari umugisha Imana itagiha abaseribateri. Yes, hari indirimbo y'Abaswahili ivuga ngo Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Vuga ngo hari none si Imana iraguha isahani y'abana kutese, iraguha kawe ako kawe nyine nako. Ariko ubu ngubu ngiye Imana igiye ko mumugisha imumugisha wuyu nawe yamuha ikamuha we n'uwanjye n'uwabana noneho wagira abana. Yego, ikongeraho buri mwana wese umuntu abyaye Imana imumugisha, kubera ko umwana wese aba ari mu mugambi w'Imana. Nta mwana ujya utungura, twebwe abana badutungura ariko Imana yibibizi. Rero mu by'ukuri wacu yavuze ngo arababariye, ngiyewe simbababariye, ndabarakariye. Kubera ko kandi cyane cyane ndabwira abahungu, kuko abahungu ni twebwe dufata iya mbere kuvuga. Ugasanga wahejeje umukobwa mu masengesho adashira, abakobwa ndabavugiye baze kubaha namba yanjye ya momo, muze gutanga ituro bakanda inyenyeri, apana akanyenyeri, utunyenyeri twinshi. Yes. Ugasanga abahungu ni twebwe tuba turi bufata iya mbere, ariko umuhungu agatinda mu buzima. Ngiye Imana yandinze icyo kintu, ubuzima nsanzwe ndiho na madama asanzwe ariho, none se arakomeza abeho, arashazana uko yarasanzwe ariho, nanjye nzana uko nari nsanzwe ndiho, tubane. Kandi Imana iduha umugisha. Ibintu byinshi yavuze twagezeho. Naguze ikibanza ari uko tubana, naguze imodoka ari uko tubana, nagiza nkimutereta kinyemerera, nibwo nahise mbona perimi, ngura akamoto nge nawe tukagendana. Urumva rero imigisha myinshi. Imana ikunda urugo, Imana ikunda urugo. Iyo bigeze aho ngaho amavuta aratemba. Yego, ayo mavuta aratemba. Bese nibwo byari bitangiye, nibwo twari dutangira ikiganiro, ariko unfortunately turasoje. Ariko mu by'ukuri Imana ibaha ubwo buntu, mutinyuke, mwirinde ibinyoma by'umwanzi, mushake urugo ni rwiza, muzabibona. Umuntu wese iyo ashatse abona ko ari byiza. Sam, reka tubashimire. Urakoze Deborah, wakoze cyane gutanga umwanya wawe. Yego, reka namwe tubashimire cyane mwe mudukurikiye. Twizere ko mwagize ibihe byiza hamwe natwe. Ubwo nimushaka indi party muzatubwira nanone bongere bagaruke cyane cyane kuri iyo topic twe dutangiye. Ubwo nimwumva ko ari ngombwa muzandike cyane, hanyuma bazakande n'inyenyeri. Yego, n'inyenyeri muzazikande. Ubwo Sam na Deborah bazambwira ko mwazikanze, hanyuma twongere tugaruke. Imana ribaho umugisha cyane. Mwakoze kudukurikira, ndetse mwadukurikira no kuri TVO Rwanda, niho wasanga kino kiganiro wowe utakibonye kuri televiziyo, hanyuma ukaba wakongera ukakireba cyose. Imana ibaho umugisha, tuzongera ubutaha. Imana ibarinde. Bye. Mwari kumwe nanjye Ange ndetse na Sam na Deborah. Bye. Ciao ciao.